ni agahinda ni umubabaro mu karere ka Muhanga aho humvikanye inkuru itari nziza y'impanuka yabereye muri bisi, hanyuma abantu 11 bose bagahita bakomereka. Kugeza kuri ubu ngubu abaganga baracyari gukurikirana ubuzima bwa bamwe na bamwe batandukanye mu bakoze iyi. Kugeza kuri ubu ngubu rero hakaba hakirimo harakora iperereza ry'uburyo ki iyo mpanuka yaba yabaye, gusa wakibaza ngo ese iyi mpanuka yatewe n'iki? Ese uyu mushoferi wari yitwaye byagenze bite? Ese ababashe kuba bagira bwa mbere bavuzeho iki? Byinshi muri video ni mu kanya, ariko mbere yuko ngira icyo mvuga banza kuri subscribe ku muntu utarayikoze, ma comment ibitekerezo by'uko wifuza ko nazajya nkugezaho ibiganiro umunsi ku munsi, kandi dukomeza no kushimira abakoze subscribe, haba bari hanze y'igihugu cyangwa se abari mu Rwanda. Dukomeza kubashimira muri abantu b'agaciro cyane. Ijya ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 ubwo imodoka yavaga mu Ruhango iyerekeza i Kigali nibwo iyi mpanuka yabaye, ubwo irimo abagenzi, nyine birumvikana yari bisi irimo abagenzi benshi kandi bari abagenzi buzuye, nibwo iyi mpanuka yabaye. Yari impanuka mbi kandi yari impanuka iteye ubwoba. Bamwe mu babashe kuba bahagereye impanuka ikiba bagize bumwe mu butumwa batanga bagira bati iyi mpanuka nubwo yabaye byatewe n'umushoferi wagize uburangare, ahari wanza yari yagize igitotsi cyangwa se hari ubundi buryo ki byari byamugendekewe, kuko iyi mpanuka mu kuba yagonze ipoto, kandi mu bigaragara rwose uburyo ki yagonzemo ipoto ni ibintu bitumvikana, ku buryo abantu bose byabateye ubwoba kandi bikabatera n'urujijo. Abaturage bakomeje kubivugaho cyane bagira bati ntibisanzwe rwose abashoferi bakomeze kugenda mu mihanda kandi bagende bitonze, kuko ni ibintu bitera intandaro itari nziza, bitera impanuka zigiye zitandukanye za hato na hato. Rero bagira inama bagira bati shoferi cyangwa se abatwara ibinyabiziga mu muhanda bagakwiye kumenya ko bakwiye kugenda neza kandi bakubahiriza amategeko yo mu muhanda, dore ko ngo uyu mushoferi yari yatanye agata umuhanda hanyuma akagonga ipoto. Bakomeje gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye bagira bati rwose abantu bagize impanuka cyangwa se bahuye n'impanuka twababaye cyane, kuko bakomeretse bihambaye, bakomeretse ku rwego ruri hejuru cyane, kuko bamwe na bamwe baracyari kwitabwaho n'abaganga. Kugeza kuri ubu ngubu nyine baracyakora iperereza bagira ngo bamenye uburyo ki iyi mpanuka yabayemo, cyangwa se uburyo ki icyateye iyi mpanuka kugira ngo ibashe kuba yagera kuri uru rwego rumugana gutya. Umuyobozi akaba yashoje agira ati abantu baba bari mu muhanda cyangwa se abashoferi n'undi wese utwara ikinyabiziga uwo ari we wese yagakwiye kwitondera umuhanda, agakora ibigendanye n'umuhanda n'amategeko yayo, kandi agira ati ntidushidikanya ko abatwara izi modoka cyangwa se abatwara moto cyangwa se ibindi binyabiziga baba bafite impamyabumenyi zo gutwara ibi binyabiziga. Rero bagakwiye gutwara imodoka cyangwa se ibindi binyabiziga bakabitwara neza kandi bitonze, kugira ngo barinde impanuka zo mu muhanda. Wakoze gukomeza gukurikira Urusaro TV, ubu ukore subscribe ku muntu utarayikoze, ma comment ibitekerezo byawe by'uko wifuza ko nazajya nkugezaho ibiganiro umunsi ku munsi.